ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera, ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe, impamvu impamvu Kurode wari utegereje se? Gusa imbarogo niba ari inama murimo. Uraho neza. Salama. Kugiye se kandi naje kukureba. Cyane mo ndagenda amasaha yamfasha ari gahunda mfite kandi urabona ko amasaha yagiye. Marite amafaranga ko twayashatse ntayo turi kubona. Ariko hari ikintu tujya twirengagiza buriya. Marite turakuze. Yewe ukuntu nkubona rwose ukwiye gushaka umwana ushira mu mago. Mama mwiriwe neza. Ko wicaye sinibiki. Narindushye naruhuka. Uvuye guhaha ndabura imboga. Ntacyo kamutwaza uri kugenda gutya. Ndi kugenda gutya. Nta kibazo nagutwaza nakugeza imbere. Oya. Oya nta kibazo mama reka ngutwaze. Kugeza imbere. Reka kwinaniza mama. Ndimo ngenda mpindahindura imitsi ndumva yanyishe. Biraremereye ndi kubibona. Kanyagaye mwana wanjye. Umuntu wabona umukobwa usa nawe wambaye gutya. Nimbira umubyeyi n'ukuri hari ikibazo se. Koko. Nese imboga njye sinzirije reka nkuruhure. Nkuruhure ngutwaze. Ngewe ndacyafite imbaraga. Hari ikibazo se ngutwaze ndabona uvuye guhaha imboga ziraremereye. Harimo n'ibindi bintu byinshi. Herega mwana wanjye ugira ngo hari umutwaro uba mukeya. Nta mutwaro mutoya. Umugongo numvaga. Wananiwe pole sana kankugeza imbere. Urakoze cyane. Nyabo urumva naritemye. Banaritemye nkavuga ngo njye kugura ibintu bivuye mu ntara batari babigeza mu mabutike. Uzi guhahira muri butike? Niyo mpamvu wahashye imboga zikiri fresh zimeze neza. Nabyo muri butike saza biva mu gitunguru cya 500. Aya igitunguru ngo ni 200. Ariko byose ndabireba nkumva biranshobeye. Ugira amahirwe buriya nanjye mbaye ndufite inshingano zo guhaha mu rugo. Najye njye kurema agasoko kuko ibintu birafasha rwose. Nakurebye mpera ku kirenge ngeza ku musatsi. Nayobewe rwose. Uri kumenya? Ntabwo ndimo kukumenya ahubwo nyibwira. Nanjye ndi umuturanyi buriya nta kundi kumenyana nawe. Ndi umuturanyi ndere dutuye hirya hari urenze ukazamuka. Inyuma kuri ya miyenzi ukatuzamuka. Hariya? Niho dutuye. Gusa turaturanye ariko nkaba ntashobora kumenya iwanyu koko. None se iso yitwa nde nyoko yitwa nde? Yewe mba kwa Papa Blaise sinzi ni babo bazi. Papa Blaise? Yewe oya. Erega ni by'iki gihe hari igihe umuntu aturana. Kigali abantu baraturana ntimamenyane. Nako nta kundi. Ariko rwose nakwishimiye. Urakoze cyane mama. Rwanda ruracyafite abakobwa nk'aba koko. Bumutima ubundi wagira ngo kubona umukobwa ushobora kugutwaza ibintu nk'ibi yambariye gutya. Yego ko mama ntacyo ntakora burya kuko nubundi nimwe ababyeyi bacu zino mboga nuko turazihaha nta kintu kiba kidasanzwe. Naho ubundi nawe uri umubyeyi mwiza nta mpamvu yo kugira ngo umuntu areke kugufasha rwose. Urakoze cyane. Rero ngenda hageze. Dore mu rugo ni reba inzu iyikurikiyeho. Irayo munsi. Niho mu rugo. Urahageze ndabona uhageze. Ndahageze. Ariko rero nkusaba akantu umwana wa. Rwose ujye umbabarira nucaho.
ujye umanuka cyangwa se wenda nutabasha no kuhamanuka kubera n'izo nkweto zanyu muba mwambaye ujye umbwira ujye ureba nk'umuntu ubwira uti ni mu mpamagarire wa mukecuru nzajya nza tuganire cyangwa se uzaze kunsura mu rugo nta kibazo nzagusura mu rugo si kuri iyo nzu yo hepfo ni kuri iyo hepfo aho ngaho barimo gufura oya hepfo yawo nta kibazo nzagusura mama ni ukuri uzasure ngaho rero nanjye ndakomeje nanjye ngiye ku cyapa gira umunsi mwiza rero ngaho rero ugenda amahoro sawa mama uwo muhungu ko numva akwemera cyane umuziziki mba mubwesheri rwose Maritini nta kintu nta n'akadomo ndamubonaho katuma mukunda pe Maritini ni Maritini nyine ariko Sophie ndetse Maritini yakugorewe njyewe numva Maritini ose ni ukumusuzugura cyangwa nuko adafite akantu siko numiwe umukobwa mva yaba akantu yaba iki Maritini ni wa muntu wenda yakoze agashya 2020 niyo menshi mwarira uri kumva naho ubundi Maritini cyambere cyo yije amashuri nk'ayanjye siniya section nyine Maritini ntazi kwambara ni Maritini nyine ubundi so ntako nakwita nabi Maritini ni Maritini do areshya n'iki kirahure ngo areshya n'ikira wumva ariko imyiryo ufite ako ko wambwiye ngo nyine aragura nibe na Maritini umuhungu mu bukene bwe ukugurira akakugurira boshete akagusohokana warangiza ayo ubundi abo ngabo nibo nabuze mbamubwire ibyo ntago byenkeneye ariko se ubundi we wahindutse ute komera ufite abagabo batera nkunga bafite amafaranga Maritini ko yabaye Maritini kuri wowe ngo Maritini reka nkubwire abo bagabo subizi nuko musoreza service ubundi ukagira gute azi uwo mugabo urabona bare basaza ngewe nagendana nabo ngasohoka ese ubundi waba proud yabo wajyana nabo muri piscine mukajya kogara noneho uraze kubwira ko Maritini mwajyana muri piscine Maritini wongera ngo Maritini ni Maritini nyine umva ahubwo ndabona je ahubwo reka nkwereke ngo nsinda musoma kwita muri uko natayagara Maritini Yes, Shari. Bitese. Ni sawa. Nise mzibiti. welcome Makuru yanyu? ni meza Ariko numvise wamenya ariko njye ntago nakumenya. nitwa Shani and umushiti wa Sophia. Nishimiye no kumenya n'umuhungu mwiza nkawe. Nacyo dusangire. N'ubwa mbere kuva nabaho. Umukobwa mwiza nkawe ashobora kumbwira ngo ndi mwiza. Ego man, ushaka kumbwira ko Sophia atari yabikubwira n'igihe cyose mumaranye? Ndarengana ahubwo wenda biterwa n'ijwi bivuze nari mubwiye inshuro nyinshi cyane. Ya urabyumva yose ni meza. Ariko iri bivuze bwa nyuma nibyo riba rikiri mu gutwi. Nawe urabyumva. Okay, nta kibazo. Ko watinze se? Sha natinze nagize akazi kenshi. Ahubwo nakagombye kuba nta no kuza. Ariko kubera ko namuka ntaje mwari kumfata nk'umuntu utari serious. Nagombye kuza ariko nizeye ko nta kibazo mwagize nta kibazo rwose tumeze neza ahubwo Marte ngiye uje ngiye gusa nyine arabizi hari ibintu twakomanze ngiye nshobora gutinda cyangwa sinini ninatinda ndongera mbasanga hanga ako kimwe nuko ntanagaruka ariko se ko ndeba usezera nkaho ugiye kandi uvuga kuri bugaruke waritse kusezera urasezera ute kandi ugaruka iki tobora gutinda cyangwa sininde gusa namwe nago muri abana nta kuganira nta kibazo tuzakora Shania karame ariko se ko numvise unzi undi ubino yego niho noise akenshi abahungu nkamwe beza mumenya abakobwa beza bo muri kati naho se ababi nkatwe ntabwo mutumenya reka ngabakobwa babi Shania hogoza ryigaju ihogoza aboro n'aborozi reba uko uteye uzi gusa n'umutemba shyushyu
urasa n'agasusuruko ka saa tatu za mu gitondo cyane ya uri mwiza buri musore wese yakifuza gukundana nawe nuko aya mahirwe ashaka kutayabona akaba yanakwimanika ariko uri mwiza. Wow, mbega imitoma iryoshye. Uzi ko neza neza wagira ngo urayiga ariko waherwa uhora uyumva buri gihe. Reka Shania wabyemera se nk'ayakwiheruka yitwarira akaba yawe ukamujyana wayo ukajya yumva saa sita nimugoroba igihe cyose ariko cyane cyane mu gitondo hahandi yari yaragenze neza ategera ngo urabona ko iradiyo harimo nanjye kabisa nayirayeho ewa yari yancanze neza shanda kwemeye kabisa. Gusa naje gusanga ikibazo ifite hari udusinga tubiri twari twarangiritse nitwo nahise nsudira nashizeho utundi dushyashya nyine ariko ntakubeshye iyo wibeshye ukajya ku mutekinisi dore 15 byari kukuvamo byose ntago nkubeshya rwose. Shamusa merci kabisa nibura wangiriye neza yari yaranteye irungu kuba yari yaragize ikibazo iradiyo ubundi ukuntu ikubita ntago nanzi ko ziransinga zari zaramuzwe kabisa. Umva aho wowe waje kare numva ko nayigumana wenda nkarya n'uwo muziki nk'imisi nk'ingahe kimeze neza cyane. Oya ntacyo ariko nzagura byeri. Basi nkunda kuvuga nk'abantu b'abagabo nyine ikibazo nuko wanze no gushaka ngo nzaze nakuvumbe ayinya ngo nanze kurongora erega jewe numvise ubyivugisha ngo ugiye kubikora ngiye kudutumira ariko ngiye afere nyigeze kure. Martin cyangwa ni bimwe byawe ubu tayari wibitse w'umwana. Arahari umwana ukeye witwa Shania. Shania nzi cyangwa nundi Shania ntazi? Shania byumve neza banza urabyumve Shania uzi. Martin hoya rwose wenda singiye kumusebya cyangwa iki ariko Shania nzi ukuntu muzi mbona ari umurara yego sindaryamana nawe ariko mbona ari indaya kabisa bitewe n'ukuntu nkuzi wowe mbona uberanye na rwana rwo mu cyaro nyine uruhuza ukarwigisha nyine ukarutoza ubuzima ariko Shania ntago muberanye rwose ntago mwashobokana uriya n'isaso. Reka nkubwire koro ibintu nari mbyiteguye ko muzabivuga sibyo ndabizi benshi bamwita ngo ni kirara nkuko mubivuga abandi bavuga ko ari indaya. Shania ubundi uretse ko agaragara nkaho zavuyeho ariko Shania ni umuntu nk'abandi kandi ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo najya gushaka wo mu cyaro se ubundi ntiyakunanira uko mu cyaro yakunanira cyangwa yakubera umugore ni nkuko n'umunyamujyi nawe rega ariko byagenda nawe yakunanira kandi akaba yanakubaka. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye rwose Claude ntuzana ibyo ngibyo Shania ndamukunda kandi nawe arankunda. Martin Kireka sinzi nimba ari filime uri kumbwira Shania bitewe n'ukuntu muzi sinzi none se urushiwa koko kwagukunda abakobwa nk'abari baba bifitiye bigabo ku ruhande nawe uri aho ngaho ngo uri mu rukundo. Reka nkubwire ko Shania ukurikije ukuntu muzi ni iki yabankurikiranye koko. Shania ntacyo abuze uramubona urumva erega buriya tutitaye uko agaragara sibyo nawe ni umuntu nkatwe umutima afite ni nk'uwo natwe dufite nawe yakunda yakananga imico ye uretse wenda ukuntu agaragara nyine umubona nawe ukabona acanye ku maso urumva ariko ngewe nabonye ari we mugore nari nkeneye. Okay gusa ndakwizera wenda yazahinduka da ntawamenye gusa amahirwe masa wenda azaza mprofite mwe n'iryo cupa. Ugiye kuri gufunga ahubwo se ko wiruka kibuno nta maguru bite uretse kuvuga se ibyo tuvugana. Sorry umva shiri uretse umva wamaruka amaye amafaranga nkongera ko mfite umva ndirukanse mbona amafaranga nkagujya gura mugabo akamakazi koko ntugira n'Imana imwugira ebyiri iyo utinda gato ubusanze nkuye hayo gutega ko nundi nari kuyategesha. Nise sheri aya ngaya 10 yo wayakuye ko mperuka umbwira nyine ko byanze burundu uzi ko wambwiraga cyose ko byagenze umva ni cyamarite cyayamaye Maritini nyine
umva namubeshye namwihamagaza mbwa ati Mariti mbere tukabonana ko nshaka ko dusangira ndashaka kumuha pasi mukubise pasi umva mubiga ikibazo cyanjye atayampereza ese ibyo ngibyo birahagije ngo umuntu aguhe amafaranga nisiye nshaka niki rego ushaka nkaryama nkayo wamuhaye pasi se Shania ngo the queen cyane rwose ako sheri rwose aho ngaho nawe ntabwo washyizemo ubumuntu ako sheri reba Maritini na Shania nyine reba iyo foto sheri bambwire bose ni bakuru uzananiranwa n'undi bazareka reba imwe caho ndacaho oya ndashaka kumbwira Shania yabonye Maritini yifata ukundi inkuru maraye ukundi inkuru mu buzima ndashaka iyo foto umva ikintu cyanangaje ahubwo Shania masidega babaye inshuti Shania yasa akunda Maritini muri mwiza serugurega naho umenye iby'urukundo none se undi sheri nyine okay sawa kumbona ufite 20,000 ibindi bitanu urabikuraye akushije wagira umva nawe ntukangwe ubu uriya mugabo ndagenda muterekera amaso mu heaven yambwiye ngo arabura 5 kuko anyima akazi namugana abandi bana namwe muranayatereka bigukunda ariko se ko twebwe tutayatereka ngo bikunde tuzirike ashira umushaka nawe uteretswa n'abagabo koko umushaka uteretswa n'abagabo ntabwo naba umuntu uza biragatsirwa ya nyine nkuko muyaterekera abagabo wenda nyine natwe twaterekera abagore bakahita badoka okay none wari mushaka abagore tegereza wenda abagore baba bakeneye abapfubuza uzogendereka ko gatuza kawe bakoremo ubundi bw'amafaranga agatuza ka Derek akazi ko kurega gatuza akoko ntako nzabona kasha hori cyakoze kireka ngiye nkarega amagufwa utwo dukembwe mwembwe mari ikizawe turi gisazi umushinga wo tugende basi okay nacyo Alo, orore bitese. None se ko uri kunyihisha muri imizi bimeze bite? Ko ndi kukubura? Kandi warabikoze. Usikiramo gushaka kumbeshyira ahubwo ari wowe. Nyine wambeshe ko tuzahurira nk'ahantu tukaganira twisanzuye nyine. Nategereje ko uza ndaheba. Ese ni ibyo uri kumbwira. Sha uzi ko byibuze basi wanambesha nkabimenya ariko urambwira ngo uzaza ariko ngategereza nkaheba. None turagira ngo nkubwire ngo ndaza kano kanya kandi nzi ko nta mwanya ndi bubone. Ngo basi bikore umbeshe wenda menye ko wambeshe nyine ubwo nzakwita umuhemu nyine. Rero ibyo ngibyo ngiye mba nashaka se mushaka kwitwa umuhemu. Kubwira ngo ndaboneka bitari bukunde ntago byavamo vremo. Nese basi uzaboneka ryari? Mva nkubwire mfite gahunda yo kujya mu ntara. Nzajya mu cyaro muri kino cyumweru. Nzakimara mu cyaro. Okay, ubwo nta kundi. None se uzagaruka ryari basi? Ese mbwira ufite ikibazo kiri kugutera gushaka kubona nanjye bingana gutyo. Ega shawro ni ukuri ndagukumbuye cyane. Byibuze basi ume na 30 minutes uze nkurebe, sibyo? Umva rero ngiye mfite gahunda yo kujya mu ntara iki cyumweru cyose ahasigaye. Iyo nzategereza n'ingaruka ndebe ko nakubonera umwanya. Okay fine nta kibazo ubwo nzagutegereza. Nuzi Kigali ubwo uzambwira. Sawa ubwo ngubwo nzakubwira nta mwanya ubwo ngubwo mfite kamera ko nzakubwira. Okay, sawa merci. Karibu Maritini. Salama Deriki. Salam. Hori Maritini. Yes Derek. Ni karibu icare hano dore hano mfite intebe imwe. Nta saru icare nta kibazo twegerane nyine
Saro yanjye ni iyi ntabwo nta bagabo begerana urandenganya. oya njye niko bimeze nyine muri gete yanjye ntabwo mfite saro nk'iz'aba bandi usanga nyine bafite intebe irenze imwe nyine no kwikara. Ariko ntacyo ahubwo uri n'umugabo. Ubundi biragoye kugira ngo uzagere muri ghetto y'umutipe y'abasore. Gusanga intebe rwose. Ubundi abenshi babicaza no ku buriri. Ugasanga nizo ntebe ni nabwo buriri. Ntabwo ari abantu bose ariko hari nk'abatipe gutyo usura kabisa ugasanga mu nzu iwabo ukuntu hameze intebe saro imeze neza harimo ameza intebe nyinshi zirenze imwe buri kintu cyose gihari n'agafurata aho ngaho urugero ugeze nko kwa Claude. Aya Claude n'akamafune zashaka kwijyanye na Claude. Ntabwo Rega Claude ni umukire man. Claude ni umukire afite n'akazi. Ubu uragira ngo azagwe intebe usirire. Oya. Nagura igitanda cyiza kirire. Nagura akabatu karire. Claude uziko burahembwa ibihumbi birenga muri za 200 buriya. Wese ni 200 gusa se. Claude zinakora mu igaraje. Hari nandi burayiyongeraho rega. Ngaho zamwishinga nyine. Ntabwo namwishinga giyeho nzi urwego ndiho. Yagura nakaza. Ntabwo wakwishinga undi. Buri wese amenya ibye. Hanyuma rero Martin, wenda ntugire ngo kukurambirwa ariko cyangwa ngo ugire ngo ndakwirukanye. Ariko rwose ntabwo narimenyereye yuko ungenderera. Sinzi namahoro. Ya namahoro. Gantunguye rwose. Yuko ko ntabwo nayirukaga. Ariko arakantu arabufasha nashaka kungira. Akanama nashaka kungira. Mariti. Haraka business ugiye gukora se ukaba ushaka ko nkugira inama? Oya. Buriya ari business ntabwo naza kwishakira kwa Derek. Urumva? Ni akanama nyine ka gisirimo nashaka kungira. Yego. Iyo narebye mu bajene bose binaha. Mbona ari wa musirimu urimo ndavuga reka nzazungira akanama. Sha Marite. Kabisa wenda bw'inama ni ubu niba uko bivuga ubona nyine ndi umusirimu. Ubwo niyo nama ya gisirimu wenda ndayikugira nta wamenya mbwira numve. Rero ko nimeze. Mfite umusheri dukundana. Umusheri. Yego. Ndi gushaka nyine urumva ndi gushaka bya bintu byo by'amavi nyine. Ushaka gutera ivizi? Nibyo. Ubwo ndashaka kungira inama. Yo kuntu azitwara. Njye nagiye gutera ivi nyine. Kugira ndeko nazamugabira nibura isi na marisi. Zanyuzamirisha kambenga. Ndabaza impamvu y'ibimbaho, impamvu ibyo nkora bitemera. Ninde wamfasha akanyereka inzira y'amahirwe. Impamvu